Duherukana uwa Mariya na Nsengiyumva batumvikana ku bijyanye n'ikibazo cy'amaso Nsengiyumva afite, dore ko n'inama mugira yo kurya indyo yiganjemo imbuto n'imboga atayikozwa. Ubu se yaba gikomeje gutsimbarara cyangwa hari icyizere ko hari icyo ari bukore? Kurikira ikinamico twite ku maso yacu. Ariko rwose ngabira bintu batunga mu maso n'ibiki mwana we? Uravuga ibihe sogoko? Hari ibintu nabonye batungamo ibindi babyoroga mu maso, yewe nge numiwe. Sogoko rwose sigaho winsetsa. Nubwo bagusuzumye n'ahari, ariko nekereza ko ari byo bifashishije mu gupima amaso. Ubwo nibyo nuko ntumbaze. Ariko rero tuvuge ibintu dusubira ibindi. Ibiki sogoko? Wowe iriya mirongo yose ndeba hariya ntiyaje kwisuzumisha amaso. Gakwaya ninde? Ni njyewe naganiraga n'umwuzukuru wanjye hano. Tambuka tubwire ibisubizo byawe. Uko mbona ufite ubwoba se Gakwa? Umura nta gikomeye kirimo. Ubuvuzi burahari rwose. Aho rero ibisubizo biragaragaza ko urwaye indwara y'ishaza. Wiki? Urwaye indwara y'ishaza. Ngo narwaye iki mugabo? Urwaye indwara y'ishaza Gakwa. Ikunze kwibasira abantu bageze mu za bukuru. Ayo mashaza se uvuga? Ko nyahinga mu mirima yanjye yahinzwe nande mu maso yanjye kandi. Nk'uko bivuga ishaza rivugwa hano si irihingwa Gakwa. None se ubwo haravugwa irihe shaza ko ari ryo giye Gakwayanzi? Yego umukazana wanjye yajyaga bimbwira, ariko noneho ndagira ngo mbibwirwe na muganga. Gakwa, ishaza mvuga hano ni indwara y'amaso ikunze kwibasira abantu kuva ku myaka 40 kuzamura. Urumva ko ari abageze mu za bukuru. Iyo utisuzumishije iyi ndwara rero ngo nibigaragaye bayivura ikire, ushobora kugerwaho n'ingaruka zirimo n'ubuhumyi. Uravuze ngo ubuki mugabo? N'ubuhumyi. Wabyumvise neza rwose. Niyo mpamvu rero ngiye kukohereza ku bitaro bikuru kugira ngo bazakuvure. Muganga rero uramenye dore nganaso. Ntiwongere kunyoreza kuko sinzajyayo. Aho hantu numvise ngo bakubaga ijisho ngo bakarirambika ku gisahane nyirarye garamye hariya. Urumva ntazakora ubumuga buruta ubwo nari mfite koko? Oya, bagwaye amakuru yaguhaye atari yo rwose Gakwa. Ku bitaro ntibazakubaga ishaza, ahubwo bazaryoza kandi ukire bidatinda. Yewe noneho urabihuye muganga we. Intese ngo bararinogora ngo bakarijugunya mu ndobo bakarironga nk'uronga ibijumba. Reka rwose. Sibyo rwose mbisa ntahe nakoreka nkwereke. Beti Karame sogoko. Gwino hoshi cyambere dutaye. Nta n'isoni ngo jewe nemere kujyeyo bankorera ubufindo. None se bigenze bite sogoko? Upfuye iki na muganga ko usohotse urakayo kabisa uvuga ngo dutaye? Shira nzira yewe dutaye uzaba ubimenye. Icyo nzi cyo nuko ntaho njya. Ntaho najya rwose. Niyo bamanira ijuru rigahura n'ubutaka. Arewe uzi ko bazi ubwenge. Barabona nshaje rero. Bakumva ko nakwemera ko bankiramo ayo maso y'ihene y'inka y'imbwa cyangwa y'ibihunyira, numvise bashyiramo abantu ngo bindindagize. Yego ibyo uvuga ni biki sogoko? Nikoze gasasa wamubonye ko ngiyeho umudenyi ngeze bihinduka. Ubona se ndakuyobe mudeyi ibiki se bihinduka? Utabona se ko iyo nje mu byawe bihita bihinduka bishya ariko gasasa? Ariko genda wa mugabo uzi gukara. Habyikize ibyabaye bishya se uvuga ni ibiki mudeyi? Itegere iki gitwaro cy'ubwatsi urumva maze uhindukire ureba ariya matungo yawe ukuntu ari gushashagirana yose yatangiye gushisha. Reba ibondo reba. Ariko mudenge ntugakabye. Mbeshya neza urashaka kuvuga ko amatungo yagize yareshwe n'inzara? Inzara gusa se ahubwo hari yaramaze kubiminana. Winsebereza urugo tuzi kwita ku matungo mudeyi. Yego murabizi ariko urabona ko ntangiriye kuzana ubwatsi butoshye amatungo yanyu yaratangiye gushisha. Nawe ugitugeze neza ariko gasasa cyangwa ubwira n'umugore wawe aza kurebe. Ubwo se nijoro byakugendekeye bite ko wabuzanye utinze? Niwo mwanya nanimbonye boss. Ariko so ubundi
ubwatsi bukura hehe ko nta mirimo ugira? buriya rero genda umunyamugisha agasasira niyo mpamvu gukorana nanjye ari ukwiteganyiriza. niboneye umuntu wahinze umurima w'ubwatsi ateganya korora. ngo yarabigerageje rero biranga anyemerera kujya niyahirira mu bwatsi bwe rwose. cyane. ubwo se koko warabumusabye ra? cyane da. cyangwa ni bimwe byawe? kada yewe rwose narabumwisabiye kandi umuntu nta n'ikibazo cyanjye nawe ahubwo urebe uko ubigenza bose rwose. gasasi ni impamo. ndebe uko mbigenza si biki kandi nyine umavansi itubutse nyine ishyitse mbese njye muntu uko nibura nkuzanira buri gihe. reka nawe wamenye hatazagira n'uguma amafaranga ukabona mudege mise ngo ukatira ndagiye. ubwo se wabikora koko mudege? nyumvira bosi gasasirara ntabikora se. reka ifaranga ni muzima gwera igihe cyo mashaka nta mafaranga ari ikindi se. ahubwo ndebarebera iyi avance njye gushaka umuba nimugoroba hakiri kare. wahora n'iki mujyanama ko abaganga bashatse kunkoreraho ubufindo? babugukoreraho batese Gakwa? reka mujyana ariko ndanabarenganya ninjye wabishiriye. iyo ntajyayo se bari kunkurayo. aho uvuga wagiye bakagukoreraho ubufindo ni hehe kutambwira Gakwa? ariko se ubundi sindega yezu ku manara abo baganga sibukorana nabo buri munsi ku wundi. nyine mbwira ibyo bagukoreye wita ubufindo nanjye nkubwira icy'ingenzi. umva banza umbwira ikikugenza mbone nkubwira ibyanjye. dore waba ukigera hamaze gutura ibibazo byanjye. yewe namenye ko wagiye kwisuzumisha amaso ku kigo nderabuzima mbibwiwe na muganga nuko nsaba kugukurikirana niyo mpamvu nje hano. ntabivuga ko nawe uri umwe muri abo bankoreraho ubufindo ngo baransuzuma amaso barangiza bakambwira ko ndwaye amashaza. none se abaganga bagusuzumye amaso niwe bavugaga ko bagukoreyeho ubufindo Gakwa? nibo nyine ariko icyo nakubwira cyo nuko nisubiyeho nabivuyemo. icyo cyari igitekerezo cy'abana. yewe Gakwaya sinshobora kwemera ko bambagira amaso ngo barangiza ngo bayashyire mu ndobo ndeba. ariko rero Gakwaya tuza utega amatwi tuganire. icyambere ubanze wikuremo ibyo uvuga byo kukubaga amaso bakayanaga mu ndobo kuko atari ko bigenda. mujyana niba ari ubuhumyi ndashaje ntacyo ngikeneye kureba rwose. nta mashuri nkeneye kwiga yemwe nta n'akazi k'umubiri nteganya gukora ngo nzasoma inyandiko mundekera aha rwose. Gakwa ishaza ntibari baga bararyoza icyo ni icyambere. ikindi ijisho ryawe ntawe uzarita mu ndobo baryogereza mu gitereko cyaryo rwose kandi bakuvura vuba bishoboka. ubu tuvuge ko wavuze ko barikuramo kuba bakarisimbuza iry'intama cyangwa iry'ihene n'iry'inka n'iry'izindi nyamaswa bibeshya mujyana. ni ukuri rwose ayo makuru ntahuriye n'ukuri Gakwa. hanyuma ubukuri ni ukuhe? ukuri ni uko nkubwiye ko amaso yawe bayogereza mu gitereko cyayo ntawe uyavanamo ntawe uyabaga kandi bakakuvura vuba ukongera kubona neza. uravugisha ukuri mujyana? cyane rwose kandi byakubera byiza ni ukwihutira kujya kwivuza hakiri kare kuko uburwayi bwawe bwaragaragaye n'ishaza. ugomba kwihutira ku kigo nderabuzima ukemera urupapuro muganga yari yakwandikiye rukohereza ku bitaro byacu bya Ruhengeri ukagenda bakakuvura kuko nukomeza kuzarira iryo shaza rwose rizagutera ubumuga bwo kutabona. wowe ndakuzi neza usanzwe uvugisha ukuri mujyanama. ni nayo mpamvu unizerwa ugatorerwa umurimo utoroshye nk'uyu. noneho nk'uko bimbwiye reka nzasubira ku kigo nderabuzima banyohereza ku bitaro nivuze da. yego rwose Gakwa ahubwo rwose si ngombwa kuzabikora ikindi gihe n'ubu rwose unyarukiyeyo bagufasha. ahubwo se wajyayo mbere yo kujya ku kazi kanjye k'izamu hanyuma ejo nkazajya ku bitaro bikuru. ubona harateye ishyamba igitego kitajya mu kanya nta kibazo sha. ntumbwire ko kitagenda kubera amakosa yo kudahererekanya umupira neza mude. iko bigenze sha iko bigenze ubu biranze ariko ni hahandi turabatsinda turabandagaza agakipe turagasoroma ngombe tukavunagura ntabwo mudutsinda sha turakigisha umupira ijoro kabisa. ndeberana nkomeje kurata ibitego koko urukira cyari kibirimo neza muri gori neza ntamukure muri iyo mara nubwo numvise sindeba neza mude. noneho ngo bigenze bite sha ko numvise musakuza cyane bigenze bite? yababa we turenda buriya kiriya n'icyo turaragiye yababa we birajya birangana none kandi ra. ariko se mude kutambwira bigenze bite? ashyira ariko uramaze iki mude njye mbwira ashyira ariko urambaza iki cyo kudusakuriza cyo mubwira se n'icyo we nta buri maze igihugu kumunuka niyo se ubundi tuvuge ngo iki tuvuge kutabona. rero kumbwira sha nigire hariya ndeba neza n'ubundi ndakubaza ukanyihorera ariko n'ubundi ntiwandebera genda nyine none narakurengana genda hano niwo ndeba neza ariko ujya kwikindira
ariko muzi ko bagira ngo baturogesha nk'ubu kuki koko dukomeje guhusha ibitego kandi twageze ku izamu ko hanyuma se kuko ndeba n'ahangaha nimukire ntareba neza kandi numva byakomeye mu rubuga rw'amahirwe bidakomera se reka nimukire hano bano reka amagara ndabona ari guhunyeza nkabasha ariko se kuza mu nzira ikirayo ko arimo aradukingiriza ariko se nk'inkanga basha ahangaha amagaze nibwo mbasha kureba neza rero nawe ngo mbave mu nzira hariya ntabwo narebaga neza mureke nireba wa mugabo waretse kudukingiriza wa mugabo waretse kudukingiriza banaguha ibyawe njyewe ntabwo nzi rero gwiki muranga se muzi ninjiye nishyuye ngese ndahakora rifisha oya ushaka kureba nisumbukuruza ariko sinavanga aha ndeba neza kandi ikirayo ko turakubwira kudukingiriza ntubyumva ikive mu gwiki nakubura kwica amatwi nkanashaka ariko se imbere yacu ariko twirebe nawe nakubwiye ngo ahangaha niho mbasha kureba neza icyo mucamo singizi ariko se mureka kunkurura muramwashurana mugeze mudenge we urenga ingizi z'inyankara gatazingeregereje banyejejeho ariko se mwavuyeho mudenge we urenga ingizi z'inyankara gatazageregejeho ariko se muransura ni kwaso ni kwanyokwa ahangaha ni mu kabari kandi nisengere je nimuveho ase mwavuyeho ase mumveho mwabaginga muranire ni wowe sohoka hanze wasenze we urabona urumuna ko muzamura njyewe se njye ubasindira reka twirebere umupira neza kugira singo simana ngize kuba ngo usanze muri urugo rw'amasaha mukarugwi noneho je wumva utari buhansanga uwamare ahaha hose muri ka mashinge yose ninde uyoboye kuko agasasira mukoraga mu gitondo na nimugoroba ariko gukora nta kibazo nanjye nta narimvuze ko ari ikibazo ariko da yewe muri iyi minsi nanjye ndataha kare nkaruhuka kuko imirimo myinshi nsanga umukobwa wanjye yayikoze da ako si mukarugwi ko kubonaga warambaniye nk'umugore mugenzi wawe yego sinakubaniye ntese kandi uwamare abonye ngo ngusabe iseta yo gukoreraho nurangiza umbwire ko ugiye kubiganiriza umugabo wawe ngategereza amaso kagahera mu kirere ma yewe umbabarire gutinda kukubwira kubera kwihugiraho ariko iseta twarayikwemereye rwose yego mwarayinyemereye mwarakoze cyane we mwarakoze n'ukuri kw'Imana mwarakoze mbega ibyiza we mbasabiye umugisha rwose mu byo ukora byose Imana ibije imbere murakoze rero twabikore kugira ngo umenyere iseta numara kumenyera uzahita ushaka aho ukorera kuko natwe hari ibyo twateganyaga kuhakorera mu minsi iri imbere nta kibazo rwose ntacyo ahubwo buriya namaze no kumenyera twavugana nkazaje ndahakodeye ahubwo si we gazasira arimo ngo nawe mushimire mbega ikintu cyiza mu nkoreye ngira yewe niba arimo yewe nawe uhari niwe wagiye kuri botike gucuruza kuko umukobwa wacu wari umaze iminsi amusigariraho ntawe uhari ahubwo si mukarugwi uzijya umukobwa wawe ndibuka igihe ubukwe bwe bigeze ko numvise ko baberetse umukwe bagafata n'irembo habwa koko harya ngo ubwo nk'iyo ntumira nkaza nk'ivumbira wari kubikira yego nyagasani ayo makuru yakuyeho uwamare makuru garagara umwana wacu yatweretse umukunzi we gusa ibyo by'irembo ntabyo turavugaho ahubwo birantunguye ubu wemeye ko iryo rembo ryafashwe mu muhezo kariyo makuru k'amashinge yose ifite ubwo urumva n'abandi kukubeshyira iki mukarugwi niko tubizi twese ubu se ndakubeshya ngo bimarire iki wamari nyinesi ariko rero burya abantu bino bamenya guhimba inkuru nari nakurakariye rero ndi kwibaza ukuntu umuntu w'umuturanyi atinyuka akakira abashyitsi nk'abo bakomeye nta ntumire ariko rero nawe ntiwari ukwiye kurakazwa n'ubusa utanaje ngo mbaze uwamare ubu heka amashinge urayobewe n'inkuru zaho zigenda nk'izitwawe n'icyogajuru yawe urabuzwa n'iki kwizirwa ko ndeba icupa mu banki no muri uyu mugoroba gihorere gasasira hari ibyo utazi ni iki ntazize ko mbona umeze neza ukaba uvugana amaganya nsengeyeho ubwo zagasuzugura inyana z'imbwa zaraye zinsuzuguye zikansora mu kabari kandi nisengere zikanisha inzoga yanjye gasasi abagusuzuguye se ni bande abagabo barabona wa mugabo byihorere ariko barabeshya bwira yewe bikugendekeye bite ubundi ngewe nikundira umupira w'amaguru kandi ikipe mfana yari yakina yego ubwo rero nagiye kureba nsanga imyanya y'imbere yuzuye nkagiranya nkumva bariyamiriye ntazi ibyabaye niko kumenya ko ntabona neza nuko nigira imbere ho gato aho nicaye mbona wapi nkomeza kwegera imbere ndicuma naho mbona wapi ndicuma n'imbere ku yindi ntebe mbona wapi mpitamo guhagarara imbere ya televiziyo
insorezore zari ziraho zirivuvuta ngo ndazikingirije sha. ariko rwose ukwiye kujya kwisuzumisha amaso Nsengiyumva. ngo ki? ubwo wowe urumva udatangiye guhuma? ariko se Gasasi, kurwara amaso nibyo munyifuriza cyangwa kujya umuhura mumpatira kujya kwivuza kandi nzi neza ko nta kibazo afite? ubu se ko turi kumwe sinkurora? none se aho wahagurutse wigira imbere nta bandi bantu mwari mwicaranye Nsengiyumva? bari bahari na cyamudengere gatwari kumwe kigafana kikogeza ibitego ntanakibaza ngo bigenze bite kikanyihorera. ko wumva se Mudenge yarebaga akanamenya ibyabaye wowe ntubibone, urumva utarwaye amaso koko? wa mugabo wagiye ku kigo nderabuzima bakagusuzuma byaba ngombwa bakakuvura bitarabanari. iki ejo byo kujya kwisuzumisha amaso nta n'umuntu utambifitiye, mba nibereye mu kazi nshakisha icyatunga umuryango. mva kandi ese kuko nta n'ikibazo amaso yanjye afite. Nsengiyumva ntabwo ukwiye kurutisha ubuzima bwawe akazi, kuko rwose nta n'icyo wakora uba udafite ubuzima buzima. ibyo by'ubuzima ze ko byumva n'abaherwa aribo bakunda ubuzima ngenda aramira iki? ari n'iby'abakire. uragira uti mba nagiye gukorera umuryango wanjye, ukibagirwa ko uwukorera ufite ubuzima. igihe uzaba wahuye n'ingaruka zo kutivuza amaso hakiri kare uzawukorera ute? kuko utisuzumisha indwara z'amaso hakiri kare bitera ingaruka zirimo n'ubumuga bwo kutabona. iki simvuze ko ababufite atari abantu bazima, ariko nta n'umwe wabigize yabihisemo. ibishobora kwirindwa rero umuntu yabyirinda. ariko se Gasasi, ahubwo ntugiye kumfatanya n'abaganga n'abajyanama b'ubuzima n'uwa Mariya wanjye mukankanga ngo simbona? icyo nabona ni iki ko ari agacupa mbasha kukabona nkanakagotomera. wa Mariya ubona w'umugore wanjye mwiza nkaba nkibasha kumurora, urumva amaso yanjye yarapfuye he? rero nka mugenzi wawe kandi w'umuturanyi wawe inama nakugira no kujya kwisuzumisha amaso ku kigo nderabuzima hakiri kare. ibyo ni iterabwoba. nibasanga ari uburwayi busanzwe bakuvure, nibasanga ari ishaza bakohereze ku bitaro ukurikiranwe n'abaganga, wongere ubone neza, ureke kujya wanduranya n'abantu murebana umupira ubakingiriza. Gasasi, rekeraho kunyibutsa ubugome bankoreye n'agasuzuguro bansuzuguye, rekeraho rwose. nyamara twaganiraga kandi ukwiye kunyumva rwose Nsengiyumva. ariko nkumva ibiki ko nsanze nawe uri mubi mu bandi, umva nkubwire. reka ijisho ni itara ry'umubiri, turirinde icyariteza uburwayi. Gasasira nawe akomeje kwingingira Nsengiyumva kujya kwisuzumisha amaso ku kigo nderabuzima kugira ngo yirinde ingaruka yaterwa no kutayisuzumisha hakiri kare. uyu Nsengiyumva se ko atumva ko afite ikibazo cy'amaso, amaherezo azaba yahe? ntimuzacikwe n'ikinamico twite ku maso yacu y'ubutaha. ikinamico twite ku maso yacu muyikurikira kuri RCM Musanze buri wa gatatu saa 12:45 z'umugoroba. icyo gice mwumvise kikongera gutambuka ku cyumweru saa 2 z'ijoro. bagabo muhagurukire kwivuza amaso no kuvuza abanyu. ikinamico twite ku maso yacu muyigezwaho na Rwamurek ku bufatanye na Fred Hollows Foundation, mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication. mushatse kutugezaho ibitekerezo byanyu mwaduhamagara cyangwa mukatwohereza ubutumwa bugufi kuri 0788 86 63 63 72.